hari ikintu bita gukoresha amahirwe yawe neza, ukavuga ati niba mbonye aya mahirwe ngiye kuyafata ntabwo ncika. Uyu mugabo ngo ni Steve Harvey yakoze ibintu bisa nk'ari ikosa rikomeye cyane ku rwego rw'isi, ariko yarazi ko ari opportunity cyangwa se ari amahirwe afatiranye. Uyu mugabo rero wenda amateka yo umuntu azagenda yagarukaho uko tuyirushaho kutugenda dukora videos zigiye zitandukanye, ariko ni umugabo utaragize ubuzima bwiza kuko we muri bike twavuga ni umugabo wakuriye mu muhanda, navuga gutyo, kuko yabaga mu modoka, yari homeless, nta hantu ho guturagira. Yavuye mu ishuri azize kuba nta mafaranga yari afite amurihira ishuri cyangwa se ngo akomeze kwiga nk'abandi bana. Urumva yari strugglinze cyane. Yatangiye kariyeri ye kugira ngo agere aho yahawe kuba MC uyobora Miss World cyangwa se abahatinaga ikamba rya Miss w'isi, abinyujije mu kuba yarabanje kuba umucomedian. Yakoraga stand up comedy n'izindi comedy zigiye zitandukanye, agenda akorera ahantu henshi hatandukanye, birangira ageze no kuri radio. Aha rero byaje no kumesha amahirwe yo kumenyekana, bamugira umwe mu MC bazayobora abahatiniraga ikamba rya Miss w'isi. Urumva ahangaha yarebwaga hafi n'isi yose kuko ryari irushanwa ryarebwaga n'abantu benshi cyane. Ibyo yaje gukora rero nibyo byabaye ibitangaza, n'uyu munsi akaba kivugwa. Ngira ngo ejo bundi hari igihugu yasuye aravuga ati ngiye ndi famous, ntabwo ngomba no kwivuga, ibyo tuzabigarukaho nyuma, ngira ngo wenda benshi mwaranabyumvise. Ikintu yaje gukora, bamuhaye urutonde rw'abantu bagomba guhembwa cyangwa se batsinze, reka tuvuge gutyo. Hari harimo n'uwabaye Miss w'isi. Arangije ku bushake bwiwe, turacyari kuri ya nshinga yo kuvuga ngo gufatirana amahirwe. Niba ubonye amahirwe ukavuga ati amahirwe nancika nzahita mpfa, afata izina ry'umuntu wa kabiri aba ari wahamagara nk'uwatsindiye kuba Miss w'isi. Abajaji urumva n'abantu bose bari urumva ukuntu abantu bafite ukuntu bari gutekereza Miss wa mbere. Abajaji bo bari banamuzi, ibintu birakomera. Abajaji baravuga ati ubigenje ute kuvuza umuntu utari we? Batangira kugenda bakora akanama, baravuga bati reka tuvuge ko ubwo wa kabiri ari ubaye Miss twe kwivuguruza. Steve Harvey aravuga ati no, reka nivuguruza. Arongera arivuguruza ngo nako Miss w'isi n'uyu. Abantu baravuga ati what? Bitangira kubasaga, abantu ngo uyu muntu ngo n'iki, batangira kuvuga kuri Steve Harvey instead yo kuvuga kuri nde, kuri Miss World. Umugabo aragenda aravugwa, yakoze Steve Harvey wari uyoboye Miss World, wari MC, wari Master of Ceremony, yavuze ibingibi nibi yabinyuranyije. Batangira Steve Harvey. Ngira ngo wenda tuzagaruka mu buryo bw'imikorere y'imbuga nkoranyambaga. Hari uburyo iyo abantu basacinga izina ryawe, reka tufate nk'urugero rworoshye. Niyo waba ufite YouTube channel, nk'abantu bafite ku YouTube channel, iyo abantu bari gushaka izina ryawe, urumva kenshi iyo ufite nk'umurongo, niba ari YouTube channel cyangwa n'ikindi kintu, barakwaccessinga bakugeraho vuba. Algorithm nyene ya YouTube irazamuka cyane ku buryo kugushakisha nyine abantu bagenda bakubona, kandi n'amafaranga winjiza amahanga. Tuvuge nk'urugero, ubaye ufite nka YouTube channel baragusacinga gutyo, igira abantu bayiricinga aho bari benshi cyane. Akora iriyo erreri, nabwo ngo ni nk'ikosa yakoze nkana just kugira ngo we avuga ngo nyuma se yo kuba ndaba Master of Ceremony w'ibi ngibi ko abantu bagiye guhembwa bikarangira, ninde uzongera kunyibuka ko nigeze guhagarara ku stage? I have to do this. Akora iriyo kosa nkana just we kugira ngo nawe abe remarkable, abe remembered, yibukwe. Uyu munsi abantu baramusacinze Steve Harvey niki. Uyu munsi nanjye ndi kumuvuga ko yayoboye Miss World, ariko ntabwo ari kubimenye ko nigiye yabereye, nigiye yayoboraga, nta nubwo ngiye nabibonye. Ariko ibyo nabibonye kuri media bari kugenda babivugaho Steve Harvey niki, just kubera ko yakoze icyo kintu. Uyu munsi I know ko yari Master of Ceremony. Actually he was nobody. I'm talking about nyine kugira ngo niba ubonye chains
don't wait, like witegereza, take it. Iga kuba ahantu uri ukora ikintu wakagombye gukora kandi ubyaza umusaruro buri kanya kose, buri mahirwe yose, buri chance yose ubonye, kubera ko hari igihe kizagira ukabona noneho wari ufite amahirwe ahubwo ntiwayafatirana. So nuvuga ngo ibyo bigendana no kugira ijisho rigaragaza ngo ariko ubundi ibi bintu bizahoraho, ibi bintu abantu bose barabifite. Iyo umaze kumenya icyo ngicyo ukavuga ngo ibi bintu niba bitazahoraho kandi bikaba bidafitwe n'abantu bose, ubu si yaba ari amahirwe ndi gukina nayo, uhita umenya icyo gukora. So gufatirana amahirwe ni byiza, kubera ko hari igihe usanga bibaye nk'intambwe igufasha kugera ku bintu byose wamye urota cyangwa wifuza kugera. So rero you need to pay attention to everything. Ukavuga ngo none se ko ndi guhembwa amafaranga, ubundi abantu bose turi mu myaka imwe mu kigero kimwe bari guhembwa n'amafaranga, ese ko mfite ibi bintu, mfite izi materials abantu bose barazifite, kandi with these materials I can do this, hamwe n'ibi bikoresho nshobora gukora ibi bintu, nshobora kugera kuri ibi bintu. Ibyo byose ni ibintu witegereza. Ese uko bamaye akazi ahangaha nkaba mbona ndi kuzajya mpura n'aba bantu bakora ibintu runaka, ntabwo naba inshuti nabo ku buryo hano byanze nshobora kuba namukontakta nkamubwira ni ariko buriya ni wa muntu mwakoranaga mu service runaka, ni unubona ahantu wamenje kuzampamagara. Ni amahirwe, ntabwo amahirwe gusa ahura mu kuba wabonye ibintu by'amafaranga, just no kuba near of people. Kuba hafi y'abantu nabyo biragufasha cyane. Abantu kuko nibo ba-creating environment yo nibo ba-creating amahirwe, chance. Hari igihe umenyana n'umuntu ukabona aba umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, kavuga ati uyu muntu ashobora kugira ikintu yubaka ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunda kuvuga ngo negereye icyamamare runaka ngo kirasuzugura ngo nicyagira icyo kimbwira, ariko none ugasanga ahantu uri service uri gukoramo uri guhura nabo byoroshye, ariko ntagushaka gukora ubucuti, ntagushaka kugirana ubucuti nabo. Handi uzampamagara ati we bimeze bitaka kwita kuko he knows you, she knows who you are. Ibyo bizakora kugirana communication, ibyo bizakorera kuba yagutega amatwi, ariko bitandukanye no kuba wamuhamagara from nowhere. He doesn't know who you are, he doesn't know anything about you, like you are like fan, umufana. Aho bamuhamagara buri munsi ntabwo azamenya kugutandukanya nabo. Niyo ufite talent, niyo ufite amahirwe, ntabwo azamenya kubitandukanya. So learn how to make friends. Ibyo nyine turacyari kuri ya topic kuvuga ngo how do you use amahirwe ubonye, ntutuma agenda, ntutuma yarekura. So ibyo bigendana no kuba wareba nyine ukabanza ukanaliza, ukaevaluate ngo ngo ese ibintu ni amahirwe cyangwa ni ibintu bisanzwe nyine it's normal. Ibyo rero iyo umaze kugira iyo ability yo gutandukanya amahirwe n'ibindi bintu bisanzwe, ukamenya ko hari ibintu ufite nk'amahirwe ushobora gukoresha ako kanya kandi bitazahoraho, inarone bigufasha mu buryo kuba watera imbere. So rero reka ngushimire kara gace kacu ka personal talk, like tuvuga ibintu byinshi bitandukanye kandi bitugirije kumaro. Ngira ngo reka ngushimire kandi komeze kuba natwe 5 kuri 5. Make subscribe, tubona 5 kuri 5 tuganira ku bintu byinshi byo bitandukanye. Ngira ngo hari n'ikindi kintu nshaka kuza gutegura muri iyi minsi iri imbere. So rero I'll tell it to you, nzababwira uko kimeze. Ciao, God bless you.